Pastor Noheli, ijambo Noheli risobanura iki? Bamwe bavuga Noheli, abandi bakavuga Noheli, ariko Noheli ni ijambo bagoretse rivuye mu Gifaransa ravuga ngo Noheli, ariko ntabwo ari Noheli ahubwo ni Noheli. Mu Kigorwa Noheli nuba rifite amagambo abiri, ijambo Noiyo bisobanura ngo igisha, naho Heli bisobanura ngo izuba. Nukuvuga ngo ni umunsi mukuru w'izuba, nukuvuga ngo Noheli bisobanura ngo umunsi musha w'izuba. Urakoze Pastor. Ese uwo munsi mukuru Noheli watangiye kumvikana ryari mu isi he? Ubundi mu mateka ni maremare, ariko amateka y'isi watangiye kumvikana mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, niho watangiye kumvikana ubwa mbere. Ese uwo muhango w'uwo munsi wakora ute? Uwo muhango uko wakoraga, bakoraga ibirori bikomeye, bagashaka ibyo kurya mu ntara zitandukanye, bakabirundanya, ariko bagatamba n'ibigirwama n'ibitambo ku kigirwamana ca Mitara, bagatamba ibitambo byinshi cyane, bakazana amatungo y'ubwoko bwose, ihene, intama, inka, ingurube niyo batatambaga ico gihe. Ubwo abantu bose bo mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi bakaza bagateranira hamwe aho ingoro ya Mitara yabaga, noneho bakarya bakanezerwa. Muri komantere havuga ngo bamaraga iminsi 7 bishimira imboneko z'izuba, noneho bakarya bagasangira bagahaga bakanezerwa, barangiza bagataha iwabo bagasa naho kibasezereye. Ubwo bakagenda bakazongera gutegereza noneho ibihe by'imbeho byazashira. Mbese mu bihe by'imbeho bameraga nk'abari mu majune, ariko bose bategereze imboneko z'izuba. Ese Pastor, ni gute uwo munsi waje guhuzwa n'itorero rya Kristo? Uwo munsi waje guhuza n'itorero rya Kristo, Hagayi yari yahanuye muri 520. Ni ukuvuga ngo iryo zuba ryabonekaga ryitwa nk'umugisha, ariko Hagayi yari yabonye ko izuba rizaba Kristo ari izuba ryo gukiranuka, noneho arivugaho. Noneho Maraki nawe aravuga ngo abubaha Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaro, ngo nibwo muzakimbagira nk'inyana zo mu kiraro. Ahangaha izuba ryo gukiranuka ni Yesu Hagayi yavugagaho. Noneho hariya rero mu kwezi kwa 9 ni kalendari y'Abayuda turabigeraho, ariko noneho rero kwari ukwa 12 ukwa 9 kw'ico gihe, kwari ukwa 12 kuko kuri kalendari y'Abayuda ukwa 9 n'ukwa 12. Nizo mpamvu yabigaragaje, arabihanura ngo barabihuza, baravuga ngo riya zuba ryo gukiranuka noneho rigaragaza Yesu Kristo. Ariko kugeza kuri Kaisari Constante bari batarasobanukiwe ibyari byo. Nico gihe Constante yabishizeho nko gusimbura kugira ngo arengere itorero, ariko nawe atari yabyumva. Ikindi kibazo, ese Pastor, ni kuki Noheli iba mu kwezi kwa 12 gusa? Mu kwezi kwa 12 ntaho byakomotse. Mu kwa 12 baje kubihuza kuko imboneko z'izuba Hagayi yazihanuye ziba mu kwa 9 ku kwezi kw'Abayuda. Ubu hari kalendari ebyiri noneho turimo tugenderamo, hari kalendari y'Abayuda, akaba na kalendari y'Abaroma ari y'Abakristo bagenderaho, hakaba na kalendari y'Abisilamu iri ukwayo. Habaye za kalendari nyinshi rero, ariko wa 25 abenshi bishingikiriza kuri Hagayi wavuze 24, bakavanga abantu baterana kuri 24, umwana akabavukira kuri 25 nijoro, biraba ari 25, noneho ibirori bigakomeza kuri 25. Bamwe bakurikiza ibyo gibyo, ariko nta kintu kigaragaza muri Bibiliya iyo tariki ya 25 ntacu. Ese ni ngomba ko Abakristo bubahiriza Noheli? Ntaco yishe, nta n'iki kijije. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite Yesu, ntabwo Noheli ari ikomeza Yesu mu muntu. Iyo umuntu adafite Yesu rero akaja muri Noheli nko kuramya ikigirwamana ca Mitara, abahwanye na babandi bajaga kuraguza. Noheli rero ntabwo uwo munsi wa 25 Bibiliya uvuga. Ntabwo rero Abakristo bo ari ngombwa ngo bubahirize 25, kuko ntabwo ari biblike, si umunsi wa Bibiliya. Ariko abantu bagiye gusenga bakaramya Imana, Imana igenzura umutima. Ariko ikibazo wagira nuko avuga ngo 25 iruta iyindi minsi.
icyo gihe ubaye umucurnyi uramye ikigirwamana ca Mitra, kuko mu kwezi kwa 12 ni imboneko z'iryo zuba rizazaga iminsi y'imbeho ariyo yahagararaga mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Tubifurije Noheli nziza abari mu Rwanda, Noheli nziza abari mu Burundi, Noheli nziza abari muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubifurije Noheli nziza abari mu Burayi, tubifurije Noheli nziza abari muri Aziya, tubifurije Noheli nziza abari muri Australia dukurikirana, Noheli nziza abari muri Amerika, Canada, tubifurije Noheli nziza. Nkuko rero muri kuri kamera Gusenga everyday kumwe na Dogiteri Pastor Mabura. Dogiteri, shalom shalom. Pastor, watangira usenga Imana nkuko cyane yacu Gusenga everyday. Turagushimiye data twese uri mu ijuru, tuje imbere yawe muri munsi mwiza waduhaye kandi watugeneye kubw'urukundo rwawe urwagaragaje urwatangaga Yesu Kristo kugira ngo abambwe ku bwacu tugacungurwa. Turi kwamamaza ishimwe ryawe, turakuraritse kugira ngo hafi yacu yo mu ijambo ryawe, ijambo ryawe ritubere umutima utera imbaraga kandi ribashe guhindura imitima ya benshi abaryumva bari mu mahanga yose imigabane itandukanye y'isi. Abumva ijambo ryawe babashe guhindukirira bakugane, kandi abatarakizwa babashe gukizwa kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, n'abakijwe nabo bari mu itoro bashe gukomezwa n'ijambo ryawe. Turakuraritse rero kugira ngo icubahiro cyawe kiganze muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Pastor, nawe tukwifurije Noheli nziza. Noheli nziza avuzota. Na cameraman tukwifurije nawe Noheli nziza. Nanjye nizeye naje ko munyifurije Noheli nziza. Pastor, rero reka hari ibibazo tugiye kubaza ku bijyanye na Noheli. Pastor, Noheli, ijambo Noheli risobanura iki? Bamwe bavuga Noheli, abandi bakavuga Noheli, ariko Noheli ni ijambo bagoretse rivuye mu Gifaransa ravuga ngo Noheli, ariko ntabwo ari Noheli ahubwo ni Noheli. Ntabwo ari Noheli ahubwo ni Noheli. Mu rurimi rw'Ikigorwa gore, mu Kigorwa Noheli nuba rifite amagambo abiri. Ijambo noiyo bisobanura ngo igisha, naho Heli bisobanura ngo izuba. Nukuvuga ngo ni umunsi mukuru w'izuba. Nukuvuga ngo Noheli bisobanura ngo umunsi musha w'izuba. Urakoze Pastor. Ese umunsi mukuru Noheli watangiye kumvikana ryari mu isi he? Ubundi mu mateka ni maremare, ariko amateka y'isi watangiye kumvikana mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Niho watangiye kumvikana ubwa mbere, aho ijambo Mitraisme nuvuga ngo mu kigirwamana citwa Mitra bagiraga idini rya kabiri, kuko muri Irani bagiraga amadini birakomeye, ariko bikiri muri Empire y'Ubuperesi ni ibyicaro byayo biri. Icyicaro rero c'ingoro ya Mitra kiri muri Irani uyu munsi wa none, ariko bwari ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi ico gihe. Ico kigirwamana citwa Mitra, none idini ryaco baramyaga baryitaga Mitraisme. Mitraisme bisobanura ngo Dieu iranien, ariko ikaba yari imana yaciraga imanza abapfuye. Nuvuga ngo cyari gishinzwe gucira imanza abazima n'abapfuye, nto cyari gishinzwe abazima abapfuye. Kuko mu bihugu by'amahanga i Babuloni cyane cyane bagiraga imana nyinshi. Bagiraga za Bere, bakagira za Gibire, bakagira za Shaki, bakagira za Aku, bakagira za Nego, bakagira za Nebo, bakagira za Mariduke, bakagira za Tamuzi, bakagira izuba. Rero naryo ni ikigirwamana gikomeye. Dusomye muri Ezekiel igice cya 8 umurongo waho wa 16, cyari ikigirwamana cy'ingenzi gikomeye. Hano dusoma uko haravuga ngo nuko aranjyana angeza mu rugo rw'imbere rw'inzu y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka bareba iburasirazuba, kandi basengaga izuba berekeye aho rirasira. Ico kigirwamana rero ca Mitra
cyari ikigirwamana cyagaragaraga cyane iyo imboneko z'izuba zabaga zabaye, kuko muri Aziya no mu Buraya hari ibihe by'imbeho bija bimara igihe kirekire, ariko igihe cy'imbeho ugasanga nta mweru uhari, ugasanga abantu bakingiranye mu mazu, ugasanga batunzwe n'ibyo bahunitse. None izuba ryaboneka hakaba umunsi mukuru wo kwishima, wa munsi wo kwishima abantu bagaterana, akaba ariho basenga bashima icyo kigirwamana cya Mitra kuko cyagize neza, ibihe by'imbeho bikaba byaragiye, noneho kikaba cyabamurikishirije izuba maze bakishima. Mu Buperesi rero umwaka wa 500 mbere ya Yesu, Hagayi yahanuye muri 520 mbere ya Yesu, ariko icyo kigirwamana gitangira kumenyekana muri ubwo bwami muri 500 mbere ya Yesu, kikaba kiri mu bwami bw'Abaperesi gusa n'Abamedi. Ubwo rero noho Mitrayisi mikomoka, bacitaga Noheli kuko iryo zuba baryitaga ngo babonye imboneko z'izuba bakaryita izuba risha, niho havuye Noheli. Urakoze Pastor. Ese uwo muhango w'uwo munsi wakora ute? Uwo muhango uko wakoraga, bakoraga ibirori bikomeye, bagashaka ibyo kurya mu ntara zitandukanye bakabirundanya, ariko bagatamba n'ibitambo ku kigirwamana cya Mitra, bagatamba ibitambo byinshi cyane, bakazana amatungo y'ubwoko bwose, ihene, intama, inka. Ingurube niyo batatambaga icyo gihe, ariko ihene, intama n'inka byararibwaga uwo munsi kandi byatambira icyo kigirwamana cya Mitra. Noneho kugira ngo bubahirize Mitrayisi neza, bakazana ibitambo bitandukanye. Ubwo abantu bose bo mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi bakaza bagateranira hamwe aho ingoro ya Mitra yabaga, noneho bakarya bakanezerwa. Muri komantere havuga ngo bamaraga iminsi 7 bishimira imboneko z'izuba, noneho bakarya bagasangira bagahaga bakanezerwa, barangiza bagataha iwabo bagasa naho kibasezereye. Ubwo bakagenda bakazongera gutegereza noneho ibihe by'imbeho byazashira. Mbese mu bihe by'imbeho bameraga nk'abari mu majune, ariko bose bategereze imboneko z'izuba, noneho bakanezerwa, ubwo bagataha amahoro. Urakoze. Ese Pastor, ni gute uwo munsi waje guhuzwa n'itorero rya Kristo? Uwo munsi waje guhuza n'itorero rya Kristo, Hagayi yari yahanuye muri 520 igice cya 2 umurongo waho n'uwa 18, avuga ngo ndabinginga mutekereze ibizaba none no mu bihe bizaza, ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 igihe urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka rushinzwe. Mbese uruzabibu, umutini, umukomamanga ndetse n'umwelayo ntibikera, ariko uhereye none nzabaha umugisha. Ni ukuvuga ngo iryo zuba ryabonekaga ryitwa nk'umugisha, ariko Hagari yari yabonye ko izuba rizaza rizaba Kristo, ari izuba ryo gukiranuka, noneho arivugaho. Noneho Maraki nawe aravuga ngo abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, ngo nibwo muzakimbagira nk'inyana zo mu kiraro. Ahangaha izuba ryo gukiranuka ni Yesu Hagayi yavugagaho. Aravuga ngo ndabinginga uhereye none kugeza ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 igihe urufatiro rw'urusengero rushinzwe. Mbese umuzabibu, umutini, umukomamanga, umwelayo birakera ntabwo bikera, ariko uhereye none uyu munsi wa none nzabaha umugisha. Hagayi ashaka kuvuga umugisha uzava muri Kristo Yesu mu izuba ryo gukiranuka. Ubwo none icyo kigirwamana cyasengwaga icyo gihe kiza no kuhuza n'izuba ryo gukiranuka. Hagayi arabivuga. Noneho hariya rero mu kwezi kwa 9 ni kalendari y'Abayuda turabigeraho, ariko noneho rero kwari ukwa 12 ukwa 9 kw'ico gihe, kwari ukwa 12 kuko kuri kalendari y'Abayuda ukwa 9 n'ukwa 12. Nizo mpamvu yabigaragaje arabihanura ngo barabihuza, baravuga ngo riya zuba ryo gukiranuka noneho rigaragaza Yesu Kristo. Ariko kugeza kuri Kaisari Constante bari batarasobanukiwe ibyari byo. Nico gihe Constante yabishizeho nko gusimbura
kugira ngo arengere itorero ariko nawe atari yabyumva. urakoze pasite. Okay, ikindi kibazo ese pasiteri ni kuki noheri iba mu kwezi kwa 12 gusa? Mu kwezi kwa 12 ntaho byakomotse kuko kalendare y'abayuda ifite amezi 12 nayo, ariko ikagira umusago uba nyuma y'imyaka 4 witwa Veyadare. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kwa 12 baje kubihuza kuko imboneko z'izuba Hagayi yazihanuye ziba mu kwa 9 ku kwezi kw'abayuda. Ubu hari kalendare ebyiri noneho turimo tugenderamo, hari kalendare y'abayuda, hakaba na kalendare y'abaroma ari y'abakristo bagenderaho, hakaba na kalendare y'abisilamu iri ukwayo. Ubwo ni ukuvuga ngo ukwezi kwa mbere kwitwaga Nisani ariko kwitwa Abibu. Usomye Kuva igice cya 23:15 na Nehemiya 2:1 niko kwashushanya ukwezi kwa 4. Noneho rero nizo mpamvu Pasika yabaga mu kwa mbere, uyu munsi kabiba mu kwa 4. Ariko Zivu ariko kwezi kwa 2 ni ukwa 5. Hakaba noneho Sivani ikaba ukwezi kwa 6. Noneho hakaba Tamuzi ikaba ukwezi kwa 7. Hakaba Abu ukwezi kwa 8. Hakaba Eluri ukwezi kwa 9. Hakaba Etanimu ukwezi kwa 10. Hakaba noneho Bura ukwezi kwa 11. Hakaba Kisireve ukwezi kwa 12. Ukwezi kwa 9 rero Hagayi yavuze ukwezi kwa 9 ni Kisireve. Kisireve ni ukwezi kwa 9 byanditswe muri Zakariya igice ca 7 umurongo waho nuwa mbere. Zakariya igice ca 7 umurongo wa mbere haratubwira hati: mu mwaka wa 4 wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya ku munsi wa 4 w'ukwezi kwa 9 kwitwa Kisilevu. Ukwezi kwa Kisilevu niko kwa 9 Hagayi yabonye ku rufatiro rw'Uwiteka ruzashingwa. Noneho rero twe twigiye muri kalendare ya Gregoire wa 13 amaze kuzana kalendare y'abaroma mu 1572 n'igihumbi 1585 niho yabaye papa. Noneho rero azana kalendare nshya yo kuvuguruza kalendare y'abayuda. Ico gihe uko kwezi kwa 9 kugwa mu kwa 12 ariko batavuze itariki. Hagayi rero yavuze kuri 24 z'ukwezi kwa 9. Noneho baza gufata ya tariki 24 nimugoroba z'ukwezi kwa 9 bayishira mu kwa 12. Noneho burira umwana avuka nijoro saa 6 nk'uko imihango y'abagatulika ivuga. Cyo gihe nta baprotestanti babagaho, imihango y'abagatulika niko ivuga. Ubwo noneho rero baza guhamya ko ari 25 ariko atariyo, kubera ko habaye za kalendare nyinshi. Kalendare ya Epifane bakoraga Noheri tariki 7 z'ukwezi, tariki 6 z'ukwezi kwa mbere, kalendare ya Epifane. Noneho kalendare ya Clement d'Alexandrie yagiraga 18 z'ukwa 11 akabiro bagira buri 18 z'ukwa 11 bakora Noheri. Noneho rero kalendare ya Gregoire iba tariki 7 z'ukwezi kwa mbere za buri mwaka ni ya Gregoire. Noneho Julie niyo waje gufata umunsi wa 25 z'ukwa 12. Ubwo nuvanga umunsi wa Noheri babanje guhuzagurika, babanza gukora 6 z'ukwa mbere, 18 z'ukwa 11, noneho 7 z'ukwa mbere. Noneho Julie niyo wahamije 25 z'ukwezi kwa 12 ariko ntahazikuye. Uwitwa Geoffrey Lase w'Umumerika we yakoze ubushakashatsi avuga ko Yesu koko yavutse tariki 11 z'ukwezi kwa 9 muri 3. Yakoze ubushakashatsi ariko ntabwo ari biblike, n'ubushakashatsi bwa commentaire ngo yavutse kuri 11 z'ukwa 9 3. Ico rero dufashe itariki ya Geoffrey Lase twavuga ko Yesu yabambwe yabambwe muri 30 akazuka muri 30 afite imyaka 33. Ariko amateka y'itorero
aturutse kuri Herode avuga ko yavutse muri 4 hubwo noneho akabambwa muri 29 akazuka muri 29 noneho akaba yari afite imyaka n'ubundi 33 ariko hakiri muri 29 ubwo abantu babiri bagahushanya bakavuga ngo yazutse muri 30 afite imyaka 33 abandi bakavuga ngo yazutse muri 29 afite imyaka 33 ubwo nukuvuga ngo niba yari afite imyaka 33 ubwo yaba yarazigiye mu ijuru noneho muri 30 aribwo aba yari amaze kuzuka n'abantu bakora za commentaires zitandukanye habaye za kalendare nyinshi rero ariko wa 25 abenshi bishingikiriza kuri Hagayi wavuze 24 bakavanga abantu baterana kuri 24 umwana akabavukira kuri 25 nijoro biraba ari 25 none ibirori bigakomeza kuri 25 bamwe bakurikiza ibyo gibyo ariko nta kintu kigaragaza muri Bibiliya iyo tariki ya 25 ntacu. Urakoze Pastor. Ese ni ngomba ko abakristo bubahiriza Noheli? Ntaco yishe nta n'iki kijije. Nukuvuga ngo iyo umuntu afite Yesu ntago Noheli ari ikomeza Yesu mu muntu. Iyo umuntu adafite Yesu rero akaja muri Noheli nko kuramya ikigirwa mana ca mitara abahwanye na babandi bajaga kuraguza. Kuja gusenga kuri Noheli utagira Yesu ni nko kuramya mitara yisime. Ariko ufite Yesu ntaco Noheli yishe nta nico ikijije. Noneho ni kimwe n'isabato ubundi kuja mu isabato utagira Yesu ico wunguka nukuba umufarisayo ukabindyarya ruharwa. Noneho rero ku cyumweru naho iyo ugiye utagira Yesu nukuba umucunyi ruharwa. Ariko ufite Yesu isabato no ntacitwaye nta n'iki kijije. Kuko abantu benshi bavuga ngo Imana yaremye mu minsi 6 iruka kwa 7 ariko bagasobanura ukuntu Imana yakoze iminsi 6 ikananirwa ariko ntabwo ariko Yesu yavuze. Kuko haruhuka wananiwe ukuntu Imana yananiwe rero n'ugusobanura nabi ijambo shavati. Nuvuga ngo shavati ntabwo risobanura mu by'ukuri kuruhuka kuko Imana irangije imirimo yayo ntabwo yari inaniwe. Ubundi haruka umuntu unaniwe. Ikindi yuruhutse ku munsi wa 7 kwa 8 ugaragaza ico wakoze. Ariko Yesu yaravuze ngo data arakora nanje ngakorana n'uyu munsi wa none. Nuvuga ngo Imana ntabwo iruhuka ikora buri gihe. No kwa gatandatu no kwisabato idakoze twapfa. Kuvuga rero ngo isabato ni umunsi w'umunezero. Nuvuga ngo ku cyumweru ni umunsi w'amaganya, kuwa mbere amaganya, kwa kabiri amaganya, kwa gatatu umubabaro, kwa kane umubabaro, kwa gatanu umubabaro, kwa gatandatu umubabaro. Noneho ku munsi wa 7 ukaba umunsi w'umunezero. Ntabwo umuntu aba yaravuye mu bubata bwa Satani. Kuko umuntu wabatuwe agira umunezero wa buri munsi ukitwa umunezero kwa batuwe kuko yabatuwe mu mutima. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 36 haravuga ngo Yesu n'aba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ntabwo rero urarakara kuwa mbere mugeze kuwa gatandatu noneho kuwa 7 aribwo wishima ngo uvuge ngo warabatuwe. Nico kimwe rero uko isabato itaguhindura umukristo niko n'icumweru kitakugira umukristo. Noneho rero kugira ngo icumweru kize kuboneka urabona constante guhinduka kwe no kwizera kwe byabaye muri 321 tariki 3 z'ukwezi kwa 7 ariko kurabuka ikimenyetso cy'umusaraba byabaye muri 312 none 313 niyo yatangaje ko idini rya Gikristo ribaye idini rya leta. Ariko muri 321 nibwo yemeye ikimenyetso cyo mu gahanga nk'umubatizo yanga kwibizwa. Ubwo rero batangirira kwihana kwa Constante ku kimenyetso cy'umubatizo yemeye muri 321 hari tariki 7 z'ukwezi kwa 7. Ahangaha rero niwe waporokaramye ngo ku cyumweru habaye umunsi wo guterana ariko ubundi ayo materaniro ya mbere y'igihe ca mitrayisime bayitaga Sunday nuvuga ngo umunsi w'izuba. Uwo munsi w'izuba rero kuri mitrayisime Constante arawukurura amaze kwereka ikimenyetso cy'umusaraba kw'abakristo babambwe ku musaraba baziraga ubusa
cyari ikimenyetso cy'umusaraba utukura, cyari cyanditsweho amagambo mu kilatini ngo eni hoc signo vinces, bisobanura ngo nutumbira iki kimenyetso uranesha, cyangwa niwemera kubahiriza ugakurikira ikimenyetso uranesha. Nibwo yahinduye aravuga ngo babandi babambwe bavuga Yesu Kristo wabwe ku musaraba nibaze, akarengane karahagaze, haza umutekano mu itorero. Noneho uwo munsi bitaga Sunday niyo bashizeho amateraniro ku bwa Constante, ariko noneho rero amateraniro y'ukuri Yesu yahinduye ya buri munsi. Noneho uravuga ku bwa Constante niyo wazanye ku cyumweru. Noneho kalendare ya Gregoire wa 13 ihagira ku cyumweru, iyo bari kubara ngo niwe munsi noneho wa karindwi. Lendi ni uwa mbere, mardi ni uwa kabiri, mercredi wa gatatu, jeudi wa kane, vendredi wa gatanu, samedi wa gatandatu, dimanche wa karindwi. Iyo ni kalendare ya Gregoire wa 13. Ariko kalendare y'abayuda dimanche ni uwa mbere, lendi ni uwa kabiri, mardi ni uwa gatatu, mercredi ni uwa kane, jeudi ni uwa gatanu, vendredi ni uwa gatandatu, samedi ni uwa karindwi, none ahubwo dimanche ukaba uwa mbere w'icumweru. Iyo ni kalendare y'abayuda. Ubwo noneho rero ntaco bimaze kubahiriza Noheli utagira Yesu, ntaco bimaze kuja mu isabato utagira Yesu, ntaco bimaze kuja mu rusengero ku cyumweru utagira Yesu, ko ntabwo ari umunsi uhindura. Hano mu Baroma 14:5 haravuga ngo abantu bamwe bahisemo gufata umunsi umwe barutisha iyindi, ntaco byongere nta nico byishe. Abandi barayifata barayihwanya, nabo ntaco byongereye nta nico byishe. Icyangombwa ni ugukiranuka kubonerwa mu mutima w'umuntu. Noneho rero iyo umwuka wacu amije n'umwuka w'Imana ko turi abana bayo, icyo gihe nibwo tuba dufite imitima inezerewe. Umuntu anezerwa mu mutima kuko afite Yesu, ntabwo umuntu anezerwa mu mutima kuko yarutse ku cyumweru cyangwa kuko yarutse ku isabato. Ibyo bije ntaco byangiriye, ariko nta nico byongereye. Imana rero ntiruhuka ku wa karindwi kuko ntinanirwa. Icyo gihe tuba twangirije kamere yayo. Imana ishobora byose, Imana izi byose, Imana iba hose. Ishobora byose rero ntinanirwa kandi nticogora. Rero harabaye kuruhuka bisobanura ko yarangije imirimo yayo inaniwe. Ntabwo ari byo, ahubwo ufite Yesu afite byose, kuko Yesu niwe mwami w'isabato. Pastor akoze, ese koko Yesu yavutse tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12? Nizo mpamvu abantu bakomeje kugira urujijo. Bamwe bakavuga le 6 janvier, abandi bakavuga le 18 novembre, abandi bakavuga le 7 janvier, abandi bakavuga le 26. Ariko wavuze kuri 25 ni Julie wahamije ko ari 25, nawe ntahabikuye kuko Bibiliya ntivuga 25 oya. Ariko Bibiliya ivuga ko urufatiro rw'urusengero ruzaba kuri 24. Ubwo urufatiro rw'urusengero ni Yesu Kristo. Noheli rero ntabwo uwo munsi wa 25 Bibiliya iwuvuga. Ntabwo rero abakristo bo ari ngombwa ngo bubahirize 25 kuko ntabwo ari biblike, si umunsi wa Bibiliya. Ariko abantu bagiye gusenga bakaramya Imana, Imana igenzura umutima. Ariko ikibazo wagira nuko avuga ngo 25 iruta iyindi minsi. Icyo gihe ubaye umucurnyi uramye ikigirwamana ca Mitra, kuko mu kwezi kwa 12 ni imboneko z'iryo zuba rizazaga, iminsi y'imbeho ariyo yahagararaga mu bwami bwa Medi n'Abaperesi. Ubwo rero ijambo ry'Imana ntaho rivuga 25, ariko usenze kuri 25 wakumvirwa nk'uko wasenga ku yindi minsi. Ntabwo ari icaha, ariko ntaco bikije ku muntu utagira Yesu Kristo. Urakoze Pastor, reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka tunashimire umuntu yabanye natwe muri iki kiganiro. Reka dushimire n'umukameramani wacu. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa ngo s'abone, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'umuntu agiye gufata ikiganiro cyacu akagishare cyangwa akagisunikira inshuti cyangwa giparitaja, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Ese Pastor ikindi wakongeraho? Ni nimero ya telefone WhatsApp 0788 669 669 0788 669 kuri chano ya gusenga everyday Noheli igice cya mbere. Igice cya kabiri ni ubutumwa bw'itorero buva muri Noheli, nicyo tuzakora ubutaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha.
urakoze pasiteri, reka tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Kigali naho ubutaha. Shalom shalom. shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.